Ngaha turakwitabye karame Nyagasani kuko uduhamagaye ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugeneza ku gatandatu cy'umwaka cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 23 Ugushyingo 2024. Ngaha aho tujye guhurira n'Imana. Isomo rya mu bitabo byahishuriwe Yohana intumwa, umutwe wa 11 kugeza kwa 12. Njyewe Yohana numva ijwi rivuga riti, abahamya babiri boherejwe guhanura ni ibiti bibiri by'imizeti n'amatara abiri biri imbere y'umwami w'isi. Nihagira ushaka kubigirira nabi, umuriro uzasohoka mu kanwa kabo maze utsembe abanzi babo. Ni koko niharamuka hagize ushaka kubagirira nabi, nuko agomba kwicwa. Bafite ububasha bwo gufunga ijuru, maze ntihazagire imvura igwa mu minsi bazamara bahanura, bakajya n'ububasha bwo guhindura amazi amaraso, kimwe n'ubwo guteza isi ibyorezo bitabarika uko babishatse kose. Igihe bazaba barangije gutanga ubuhamya bwabo, igikoko kizamutse mu nyenga kizabarwanya, kibatsinde maze kibice. Imirambo yabo izaguma ku kibuga cy'umurwa w'icyamamare witwa Sodoma na Misiri mu buryo bw'incamarenga, ari naho umwami wabo ubwe yabambwe. Abantu mu bihugu byose no mu miryango yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose bazaza gushungera imirambo yabo igihe cy'iminsi 3 n'igice, kandi bababuze guhambwa. Nuko abatuye isi bazishimira urupfu rwabo bombi, bohererezanye amaturo, kuko abahanuzi bombi bari bababaje abatuye isi. Ariko nyuma y'iyo minsi 3 n'igice, umwuka w'ubugingo uturutse ku Mana uzabinjiremo, maze bazahaguruke. Nuko abashungeraga batahwa n'ubwoba bwinshi cyane. Bumva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru ribwira abo bahanuzi riti, nimuzamuke hano. Nuko bazamuka mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babareba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 144. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Ni utoza amaboko yanjye ibyo kurwana, n'intoki zanjye ibyo kurema urugamba. Niwe ngabo inkingira yihugika iruhande rwe, ni nawe ucogoza amahanga ngo nyategeke. Mana yanjye, nzakuririmbira indirimbo nshya, ngucurangira inanga y'imirya 10, uha abami kuganza, ugakiza Dawudi umugaragu wawe. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 20 murongo 27 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe abasaduseyi bamwe begera Yesu, babandi bavugaga ko kuzuka bitabaho. Baramubaza bati, mwigisha, dore Musa twandikira itegeko ngo umuntu napfa asize umugore batabyaranye, umuvandimwe agomba gucyura umugore kugira ngo acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe 7. Uwa mbere ashaka umugore maze apfa batabyaranye, uwa kabiri aramucyura, n'uwa gatatu aramucyura kimwe n'abandi. Bose uko ari 7 bapfa badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. Ubwo si igihe kizuka azaba uwande muri abo ko bose bamutunze uko ari 7? Yesu arabasubiza ati, ab'iyi ngoma nibo bagira abagore cyangwa abagabo, naho ab'Imana izasanga bakwiye kugira uruhare ku bugingo buzaza no kuzuka mu bapfuye, bo ntibazagira abagore cyangwa abagabo. Ntibazaba bagipfuye ukundi, kuko bazaba bameze nk'abamarayika, babaye abana b'Imana koko babikesha kuzuka. Naho ibyizuka ry'abapfuye Musa nawe bitwumvishije igihe yari yibereye imbere y'igihuru kigurumana, akita Nyagasani ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki n'Imana ya Yakobo. Ntabwo rero ari Imana y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima. Koko bose niyo babereyeho. Abigisha amategeko bamwe baramubwira bati, mwigisha, uvuze neza. Nuko baherukiraho, ntibatinyuka kugira ikindi bamubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi uhakura amahoro. Buri munsi uhakura ineza Nyagasani. Buri munsi ubanira abandi neza. Buri munsi uyoboke Imana. Buri munsi ugira ubuzima buzira umuze, ubuzima buzima duhabwa na Kristo muzima. Amasomo twateguriwe kuri izi mpera, narijye kuvuga si umwaka
kitwerekeza kuri Kristo umwami ejo, ni amasomo adushishikariza kureba imibiri yacu, uruhare rw'umubiri wacu mu mukiro wacu. Umubiri wacu ushobora kutoroha mu nyenga y'umuriro cyangwa ukabona tuzamura mu ijuru, kuko umuntu agizwe n'umubiri na roho nguwo umuntu wese. Ariko umubiri iyo wiyoboye, roho irahashirira. Ni ngombwa rero kugira uwo muyobozi wa roho kugira ngo atuyobore iminsi yose. Uruhare rw'umubiri yacu mu mukiro wacu, hari ijambo ry'ikilatini ryitwa karo. Abize ururimi rw'ikilatini hari icyo bita genitifu, iryo jambo rigahinduka carnis, karo carnis, bikavuga ngo la chair, la viande, inyama. Ni naho mu ndamutso ya marayika hahandi batubwira bati et verbum caro factum est, nuko jambo yigira umuntu. Ubundi iryo jambo karo nyine birerekeza nyine kuri uwo mubiri. Imana ifata umubiri w'abantu. Rero si kubusa ngarutse ku nyama, abakunda kaboga ntimundakarire. Inyama hari ubushakashatsi bwakozwe, iyo wahoze ubushakashatsi nawe ushobora gukomeza, ntago biba byakarangiye. Ubushakashatsi ngo bwemeje ko inyamaswa zirya inyama, yumvikana bazita nyine indyanyama, carnivore, ya karo carnis, carnivore, ngo izo nyamaswa kenshi zigira amahane. Nizo nyamaswa nyine bita iz'inkazi, ucunye nk'intare urugero, n'utundi tunyamaswa nyine tw'ishyamba tugira amahane. Nuko kenshi uzasanga izo nyamaswa zigira gute? Zirya inyama. Burya n'umuntu nawe ntabwo ari kure w'indyanyama, na niyo mpamvu ashobora kuba nyine nawe agira amahane. Nawe niba ugira amahane ongera ucunye niba atari ako kaboga kabigutera. Inyama, inyamahane, inyama nyine nawe urabyumva. Wasanga hari abagiye kuzivaho kubera ko nyine tuvuze ko ari inyamahane. Ubushakashatsi nawe ukomeza ubushakashatsi, uzasanga ibibazo byinshi bigaruka ku isi bikunze kugaruka cyane cyane ku kintu bita inyama, la chair, umubiri. Les problèmes qui tournent autour de la chair, ku bibazo by'umubiri. Ibibazo by'umubiri bikazana runtu iwacu, kwicana, ugashaka kwambura undi umubiri. Ibyo byaha byose bikorwa mu mubiri. Ubusambanyi, kurwanira abagabo b'abandi, kurwanira abagore b'abandi, ubuhehesi, ingeso mbi z'umubiri, n'ibindi byaha byose biba biri kugaruka hehe? Ku mubiri. Na niyo mpamvu umubiri wawe uze kwitonda, urebe niba umubiri wawe ugufasha kwitagatifuza, ugufasha kwitegura ijuru, cyangwa niba umubiri wawe ugufasha kwitegura umuriro. Uri umunyamahane cyangwa uri umunyamahoro. Nuko akenshi tugashaka ko twakwiza umubiri wacu, twanezeza umubiri wacu, nguko kwambara, kwisiga, kugira umubiri wacu neza. Ariko ukaza kwibaza uti harya roho yawe nayo urayisiga, urayinogereza, urayambika? Hari agasengesho gifite nguko dushobora gutegura ibya hano ku isi by'umubiri, ariko tukaza kwibagirwa iki? Ijuru. Rero wongera urebe niba umubiri wawe ugifatanya na roho mu kwitegura ijuru. Isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri twazirikanya harimo ijambo kuzuka, gukanguka. Ubwo twumvise abahanuzi b'Imana bapfa ariko bakazuka kubera Imana, abavugira Imana, isi itajya yakira. Kubera iki? Ryarahari ry'umubiri, ariko igihe kizagera Nyagasani agirete abazure, abahijuru. No ijwi rirangurira rituruka mu ijuru ribwira abahanuzi riti nimuzamuke hano. Ngo nuko bazamuka bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Amen, amen, amen. Kuzamuka, kuzuka birerekeza kurangamira Nyagasani. Ni nacyo muri ibyo Zaburi dushishikariza gushingira kuri Nyagasani, urutare. Iyo ufite Imana ufite byose. Iyo uri kumwe n'Imana ni nkaho uri mu ijuru. Umuntu wese uri kumwe n'Imana bari mu ijuru burya aba yatangiye ijuru. Ijuru ritangira hano ku isi, witoza kubana n'Imana buri gihe. Nihasingizwe Uhoraho rutare rwanjye. Amen, amen, amen. N'ivanjiri yo no munsi nayo iragaruka kwizuka, izuka ry'abapfuye. Uko bizamera hakurya y'imva bizagenda bite? Ubundi twese tukunze kugira amatsiko twibaza duti harya hakurya y'imva bizagenda bite? Ni nacyo kibazo abafarisayo n'abasaduseyi bari kugunganiraho, bibaza hakurya y'imva. Bafite ibisubizo byinshi, bimwe bikocanye, ibindi bipfuye amaso, n'ibindi byinshi cyane. Ariko Yesu agiye kubaha igisubizo gikwiye ku byerekeye no hakurya y'ubugingo, ku byerekeye no hakurya y'imva. Ubwo twumvise umugani w'abavandimwe 7 bapfuye barashakanye n'umugore umwe. Ese mwizuka uriya mugore azaba wande ko bose kumva bamutunze ko ari 7? Ngiye ibibazo dukunze kwibaza bidutwara uruhu n'uruhande, ubuzima bwacu dugahora twibaza ku mubiri. Bya bibazo bigaruka ku mubiri bikadutezamo amahane aho kudutezamo amahoro.
umubare gatandatu muri Bibiliya werekeza kuri l'imperfection, ni umuntu nyine wandi udatunganye. Naho umubare karindwi nk'abavandimwe barindwi barerekeza kuri la perfection, ubutungane. Ubutungane rero ni igihe cyose wageze mu ijuru. Uyu mubare karindwi nanone ushushanya abakiri kurwana, ushushanya abatsinze urugamba batakiri kurwana. Naho ubundi iyo ukiri hano ku isi nk'umuntu nyine, wa mubare gatandatu ubu ukiri kurwana, nturagera aho umwazi atatera ibuye. Ni ngombwa guhora uhangana, urwana. Na niyo mpamvu abangaba bari hano ku isi bakiri kwibaza iki kibazo, kuko nyine bakiri mu ntambara, bakiri kurwana n'umubiri. Ariko abatsinze, abageze mu bwami bw'ijuru, nta kibazo bazaba bongeye kugira, ntibazaba bongeye guhura n'intambara, kuko bazaba babona Imana imbona nkubone, bazaba bareba Imana. Kandi kureba Imana bisobanura kunyurwa, la satisfaction. Mu gihe abari ku isi bashaka kunezeza umubiri wabo, abageze mu ijuru bo nta kindi ni ukunyurwa n'Imana. Kunyurwa nuko bari kureba Imana, ubutungane. Ngibi ibyo Yezu ari kubwira abafarizayi, abigisha amategeko, bari kumubaza ibibazo by'umubiri, akaberekeza ku buntu bw'Imana, kurangamira Imana. Icyo nicyo gisubizo gikwiye kizuka. Kuzuka ni ukubona Imana, kuzuka ni ukurarikira Imana, kuzuka ni ukugira inyota y'Imana, kuzuka ni ukureba Imana. Rero na hano ku isi ujye witoza uko kuzuka, urebe niba ukibona Imana. Abageze mu ijuru ntabwo bagikeneye abagabo cyangwa abagore cyangwa n'ibintu bya hano ku isi, kuko bareba Imana bakumva baranyurwe, bareba Imana bakumva baranyuzwe, bareba Imana bakumva nta kindi gisigaye. Mbese bameze nka cya kirahure cyuzuye amazi asendereye, ntabwo ari ngombwa kongera mwandi kuko cyuzuye kirasendereye. Ngaho rero aho tugana ku butungane, nta kindi bazaba bakeneye. Iyo abe twabyumvaga twagakoreye ijuru, kubera ko ijuru ari ryo nyine finale, niyo nyusurizo, kandi izaba ari nziza. Rero iyi vanjiri icyo ishaka gutubwira ni ukugira ubuzima bushya buvuguruwe, ubuzima bushya bwo kunyurwa, la satisfaction. Tukanyurwa nuko tubayeho, tukanyurwa n'ubuzima dufite, tukanyurwa nuko turi kubona Imana. Impamvu dutanyurwa nuko Imana twayitaye, impamvu dutanyurwa nuko twimakaje umubiri, nuko Imana tukayishyira hasi, roho tukayishyira hasi. Umubiri turawuzamura, roho ikagenda imanuka. Ngiye ibibazo dufite, ibibazo by'inyanda, kurarikira ibintu ndetse n'abantu, ariko shwi nta nyota y'Imana. Aha rero niho hazavuka za runturuntu, aho kwakira ubuntu bw'Imana. Ijuru ni ubuntu, ariko hano ku isi hari za runturuntu zitubuza ubuntu bw'Imana, ziterwa n'irari ry'umubiri, ziterwa no kurarikira ibintu, ziterwa no kurarikira abantu, kaza kurangira Imana tuyiburiye umwanya mu mubiri wacu. Kandi umubiri wacu ari ingoro y'Imana, wa wundi ugomba kudufasha kuzagera kuri wa mubare karindwi, la perfection. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari bakize cyane, babanye neza, ari n'abakristo abandi b'indani. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine ahanyere ntihuma, ngo umugabo wo mu rugo ngo bari bamaze kubyara kabiri, babanye neza. Ugiye kiza kugera, bya bindi by'uko nyine ahanyere ntihuma, umugabo wo mu rugo ngo aza kugera cya aca ku ruhande, aca inyuma umugore, birangira abyaye umwana ku ruhande. Neza yibaza uburyo azabigeza ku mugore we, biramubabaza kuko byari bimurambiye kumutungira mu gihuru. Araza arapfukama, abwira umugore ati, mbabarira rwose, umva nabyaye umwana ariko ndifuza ko rwose yaza mu bandi. Yarazi ko umugore agiye kumukina bikomeye cyane. Nuko umugore aramuhagurutsa amubwira ati, rwose ndabyemeye, zana umwana tumurerane n'aba bandi, kuko no wacu tumurere. Nuko wa mwana bamugejeje mu rugo, baramurera, wa mugore amwitaho. Igihe cyaje kugera, bya bindi by'uko nyine nyakibatara n'abushyitsi, kandi ngo ntago ahora gahanze, wa mugore agira cya nawe aza kugera cya, nawe aza guca ku ruhande, aca inyuma umugabo we, nawe aza kugera cya, abyara umwana. Nuko ngaho natekereza uburyo noneho wa mugabo nawe azamwakira. Nuko araza nawe apfuka imbere y'umugabo, amubwira ati, babarira wakira uno mwana. Umugabo mubera ibamba ati, jyana iyo ugiye, we ntiyamwakira. Biba amatiko akomeye cyane, amakimbirane. Wa mugore akajya agira cya, yajya kumugaburira akamushyira mu gikoni ibiryo, ntamushyire hamwe n'abandi. Igihe kiza kugera, umugabo nabwo arabimenya, akirukana wa mwana. Nuko intambara muri rwa rugo, intambara ikomeye cyane. Igihe kiza kugera ngo umuntu w'inshuti yabo wari uje kubunga, kugira ngo rwa rugo rwari intangarugero rwongere usubire ku murongo, aza kubunga. Nuko batangira bavuga buri wese ibibazo afite, buri wese icyo yifuza.
nuko umugabo aravuga ati nubwo wagira ute ntago nshobora kwakira uriya mwana. Bamubaza impamvu. Reka nkubwire ngo impamvu ebyiri yatanze uze kureba nawe niba zihwitse. Nuko aravuga ati impamvu ya mbere nuko umugore yanciye inyuma kandi naramukoye akabyara umwana. Impamvu ya kabiri nuko uyu mwana tudahuje ubwoko nawe yamubyaranye nabo tudahuje ubwoko. Ubwo rero nubwo wagira ute ntago nshobora kumwemera, nubwo wagira ute turemera turusenye. Yewe na n'ubu urugo rwabuze gica hagati aho nyine bari kurana bombi babana ko ari babiri babyaranye bombi, na wa wundi nyine umugabo yabyaye ku rundi ruhande, ariko wa wundi umugore yabyaye ku rundi ruhande nawe ntarakandagira muri urwo rugo. Umugabo yanze kumwakira kubera izo mpamvu ebyiri yatanze haruguru. Ese izo mpamvu zirahwitse? Ese izo mpamvu nizamugeza mu ijuru? Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngizo za runturuntu y'ibibazo, runturuntu y'umubiri aho kwakira ubuntu bw'Imana. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kudufasha kureba niba imibiri yacu igifite uruhare mu mukiro wacu. Icya mbere, reka tubaze abari mu rugo umugabo n'umugore. Niba mwarabishishoje neza mukabireba, uzasanga kenshi iyo umugore yacinye mu mugabo, umugore ashobora kubyihanganira, ariko l'inverse n'est pas possible. Umugore yacinye mu mugabo, umugabo ntabwo ajya byemera. Bakibaza bati kuki bo batoroherana? Kuki umugabo atorohera umugore we igihe nawe nyine yamucitse? Yego ntabwo ari gushyigikira gucika no guca inyuma, ariko se nanone igihe byabaye ko hari n'igihe tutabibona kandi byanabaye bikanabera no mwijima mu rwihisho, ariko se igihe byagaragaye ubigenza utewe utwara ute wa mugabo? Bagore rero murabimenye kuko abagabo bo batihangana ko mwabagirira nabi. Icyo ushaka abandi bakugirira nawe ukigirire mugenzi wawe. Niba udakunda guca inyuma, gucyo wose uca inyuma undi, ongeze kwibaza abantu benshi bagiye bagirwa ibikoresho mu ngo zabo, ibikinisho, ibintu, aho kwakira ubuntu bw'Imana. Bagabo mutakira ubuntu bw'Imana, mukadukana runtu. Amaherezo muzi ko ijuru ririho. Dukomeza dutsiragira ko tuntu twano ku isi ati yaciye inyuma, ndamutema, ndamwereka, ndamugira nabi, bikaza kurangira ubuntu bw'Imana bugucitse uri muri runtu. Icya kabiri tujye gusoreza kubyerekeye n'imibiri yacu. Abahanga bemeje ko n'ubushakashatsi mu gihe uzabukomeze nawe. Hari umwarimu watwigishaga akavuga ati sinjye yinuza ubwenge. Nawe rero uzakomeza ubushakashatsi. Impamvu abantu dushwana, impamvu abantu twibwa tumarana, turyagagurana hano ku isi kandi turi abagenzi, ngo bituruka kenshi ku bintu bibiri by'ingenzi ugomba kwitaho. Mubyeyi ngo inshuti zirashwana kubera ibyo bintu bibiri. Icya mbere, problème d'ordre sexuel, ngo abantu bapfa iraha ry'umubiri, irari ry'umubiri, zange sombi, ushaka gukoresha umubiri nabi, imibiri yabo bakayindura indiri y'ubucuruzi, ubusambanyi, uburaya. Ibyo byose abantu benshi barabipfa. Bya bibazo by'umubiri, la chair. Wongera uze kureba niba umuvandimwe muri gushwana bitari kugaruka ku mubiri, ati yaciye inyuma, ariko unsaba ruswa, ariko ushaka ko muha ruswa, banza umpe ruswa ku mubiri wawe mbere yuko nguha akazi. N'ibindi byinshi cyane, basanga ibibazo byinshi, umwanda mwinshi, isayo ari aho turi kwivuguta benshi. Problème sexuelle. Ikindi kibazo cya kabiri, problème raciale, ibibazo by'amoko, ati urubwoko bunaka ntabwo urubwoko bwacu, niyo mpamvu umwana ntamwemera, niyo mpamvu kinaza gukemera. Ikibazo cy'amoko, ironda koko cyagiye abantu mu mitwe, kibibagiza ubuntu bw'Imana, bikaza kurangira nibyo turi kugenda tugaruka no ku isi. Runtu, ibibazo bya runtu mwababyeyi mwe. Buri wese rero ufite runtu, ongera urebe niba koko ibibazo ufitanye n'abandi bitabituruka ku moko cyangwa ingeso mbi z'umubiri zikubuza Imana. Icya gatatu nkwifuriza, c'est la perfection. Ariko uzi kuzazuka, uzi ko duhamagare kugira ubuzima muri Yesu Kristo wazutse, Yesu muzima. Ngaho nagwifurije amahirwe yo guhura n'Imana, kugumana n'Imana, cyane ukora neza ukiri hano ku isi. Witegura iki? Witegura ijuru, ubutungane bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.